cy'ubuntu, ubuntu twahawe na Kristo bwo kugira ngo abana b'abantu tugirirwe neza twakira agakiza. Ariko hari igihe Yesu Kristo arimo aragenda agaruka, nzabisobanura mu magambo arambuye, ndetse Yesu Kristo nagaruka abazaba bakiriho, abo bantu bazaba barangiriweho n'igihe cy'ubuntu bw'agakiza twahawe na Kristo. Ni ukuvuga ngo abazarimbuka bazarimbuka, ariko nanone abazaba barapfuye nabo bazazuka. Bishatse gusobanura yuko imperuka idasobanura kurimbuka kw'isi nk'uko bamwe bagenda babivuga cyangwa se babisobanura, ahubwo imperuka ishobora kuba isobanuye kuva mu mubiri kwawe, ariko nanone ikongera igasobanura kugaruka kwa Yesu Kristo, kuko imperuka isobanura iherezo ry'ubuntu bw'agakiza duhabwa na Yesu Kristo buzarangizwa no Welcome to Golira Gospel TV show channel yanyu, kora subscribe. Shalom shalom shuti bene data, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nakomeze abane namwe. Reka nkubwire ngo wowe ukurikiye Golira Gospel TV show, Imana ikomeze iguhumugisha cyane. Nongeye kuba uyu munsi nshimira Imana yuko yongeye gutuma turamuka, yongeye gutuma turiho, kandi yongeye kuturengera no kuturwanirira mu rugamba ndetse n'intambara nyinshi zigiye zitandukanye. Maze iminsi mbabwira ngo rero turi mu bihe bigoye kandi bikomeye, ibihe bya nyuma, ibihe by'amakuba, ibihe umwanzi satani afashe kugira ngo adusenye ndetse atwibagize inzira nyanzira y'ukuri ijya mu ijuru. Uyu munsi rero nkaba ngira ngo tubane namwe mu nsanganyamatsiko ivuga ku bijyanye n'urusengero nyarwo, nk'uko maze iminsi mbibabwira mbamenyesha, ndetse nk'uko marayika uvuza impanda yo mu bihe bya nyuma antegeka, kandi na mwuka wera ari we Yesu Kristo uri muri njyewe antegeka ambwira yuko ngomba kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse nuko abantu bakwiye kwitwara kugira ngo bazabone ubwami n'ubutware bwo mu ijuru. Reka rero dusome ijambo riri mu Bakorinto ba 3:16. Haravuga ati ntimuzi yuko muri insengero, urusengero rw'Imana, kandi Imana, kandi ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi mwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwebwe. Maze iminsi rero mbaganiriza mbabwira ko urusengero rw'Imana atari rwa rusengero twebwe abana b'abantu dukomeza twibwira, kandi mbamenyesha yuko urusengero rw'Imana atari rwa rundi abavuga butumwa cyangwa se abiyita abapasiteri b'Imana bakomeza kugenda bababwira. Reka nkubwire ngo Paulo arabwira abantu uti nimuzi yuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi ntimuzi ko urusengero rw'Imana ruri muri mwe ari mwebwe. Bishatse gusobanura yuko umubiri wawe, wowe unyumva, wowe uneze amatwi, ndagira nkubwire ngo umubiri wawe nirwo rusengero Imana yishimira kandi Imana ikunda. Reka nkubwire ngo kuba wakwitwara nabi, kuba wakoresha umubiri wawe ibintu byose byawubangamira, ubu urimo uratsemba urusengero rw'Imana. Ubu rero bukaba ari ubutumwa bukumanukiye bukubwira ati wikwitwara uko ubonye kuko utari uwawe. Ntabwo ari we wiremye, kandi si wowe wishyize muri uwo mubiri. Hari uwaguhaye uwo mubiri, ari we Uwiteka Imana Nyiringabo. Arakubwira ngo umuntu wese utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Bishatse gusobanura yuko Imana ititeguye cyangwa se itemerera umuntu kwitwara uko yiboneye. Hari ijambo Yesu yigeze kubwira intumwa ubwo zari zimubwiye ngo urareba uru rusengero ukuntu ari rwiza,
rwiza. Yesu abasubiza ababwira yuko urwo rusengero rwubatswe n'abana b'abantu atari rwo rusengero, ariko ndetse agasoza ababwira yuko ndetse mu minsi 3 urwo rusengero ruzaba rwashizwe hasi. Yababwiye ibyo bintu nk'ubuhanuzi bw'uko urusengero rwubatswe n'abana b'abantu ruzasenywa, ariko nanone yongera abahishurira yuko urusengero nyarusengero rw'Imana ari umubiri we, ndetse kandi akaba ari n'umubiri wacu twebwe nk'abana b'abantu. Niyo mpamvu Yesu yababwiye ngo mu minsi 3 gusa ruzaba rusenyutse. Mu yandi magambo, hari misiyo Yesu yari yamuzanye izamara iminsi 3 ubwo yabambwe ku musaraba, arapfa ndetse arazuka ajya mu bwami bw'Imana. Nicyo ashaka kusobanura. Reka nkubwire ngo umubiri wawe ni urusengero rw'Imana. Nshuti mwene data wonteza amatwi, wikomeza kumva yuko urusengero ari urusengero rw'aba cyangwa se amadini. Bimwe twebwe twitwa amadini, usanga abantu benshi bakomeje kugenda bavangiye ndi umwadeperi, ngende umugatolika, ndi umwisilamu, ndiki. Ibyo bintu nibyo abantu batinzeho mu by'ukuri, kubera ko abigisha b'iki gihe ndetse babwirijwe n'umwuka wa satani bakomeje kwigisha abantu. Ariko twebwe tuje kubabwira yuko urusengero rw'Imana ari umubiri wawe ndetse ni ubwo rusengero Imana yishimira. Reka nkubwire ijambo nanone riri muri Timoteyo wa 3 igice cyo cya 3 bavuga ngo kuko mukiri abakamere, ubwo muri mwe hakirimo ishyari, amahane, mbese ntimubaye abakamere kuko mugenza nk'abantu. Mu yandi magambo yashatse gusobanura ko abantu bari muri Kristo batagomba kuyoborwa na kamere. Hari ibintu abantu bakomeza kugenda bibeshya bibwira yuko kuba ari abakristo ariko bagakomeza kurangwa na kamere ari ibintu bikwiriye, ariko twe turababwira yuko ibyo bintu bidakwiriye, kandi ko umuntu wese ubikora naho yaba yitwa ngo uwakiriye Kristo azarimbuka. Igihe nikigera ntago rwose uwo muntu azabura kurimbuka. Reka dukomeze umurongo waho wa 4 ngo ubwo umuntu umwe muri mwe avuga ati ngeweho ndi uwa Paulo, undi akavuga ati ngeweho ndi uwa Apolo, ntibigaragaza ko muri abakamere. Mu yandi magambo bishatse kuvuga ngo twebwe abana b'abantu dukomeje kugenda twibwira yuko kuba turi abanyedini ari cyo kintu cyazatuma tugera mu ijuru, ariko nyamara ko umunyedini ni kimwe mu bintu rwose bitazagufasha n'ikintu na kimwe kuba wajya mu bwami bw'Imana. Reka nkubwire ngo kuba wajya mu bwami bw'Imana ni ukwemera Yesu Kristo, Mwuka Wera we akaba muri wowe, akakuyobora, akakurinda kamere, kubera yuko kamere ni ikintu kiri mu mwana w'umuntu, kandi ni ikintu kitazabasha kuba cyava mu mwana w'umuntu usibye gusa ku bubasha bwa Mwuka Wera. Mwuka Wera rero nicyo kintu cyonyine cyagufasha kuba wareka ingeso zakunaniye ndetse no kwitwara uko udakwiriye kuba witwara. Nshuti mwene data, ntizimbye mu magambo cyangwa se ngo mvuge menshi, reka nkubwire ngo itware neza, itwararike, kubera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Ejo utazisanga uvuye muri uyu mubiri ndetse ukisanga mu muriro, ukisanga muri gehinomu, aho abantu bazabaho bababaye cyane batewe n'agahinda. Nagiye mbabwira kenshi ko marayika Uwiteka yatembereje umugaragu wayo gehinomu. Nabonye ibintu bikomeye kandi ibintu biteye agahinda ndetse umubabaro mwinshi cyane. Navuga byinshi ariko umwanya mfite umwanya muke. Reka nkubwire ngo itwararike kandi witware neza uko Imana ishaka, uko Imana ishima, aba ariko witwara. Nshuti mwene data, reka ukunde abantu kandi ugirire neza abandi. Reka witware neza, ube umuntu w'intangarugero mu isi, kugira ngo Imana ihore ikubona nk'umuntu wayo kandi umuntu wera. Reka nkubwire ngo ibihe bya nyuma ndetse n'imperuka y'isi benshi bakunda kubyitiranya, bakavuga yuko isi ishobora kuzaba yakwirimbura. Ariko reka nkubwire ngo imperuka ubundi igisobanuro cyayo nuko isobanura yuko ari irangira ry'ubuntu. Ubuntu, turi mu gihe cy'ubuntu, ubuntu twahawe na Kristo bwo kugira ngo abana b'abantu tugirirwe neza, twakira agakiza. Ariko hari igihe Yesu Kristo arimo aragenda agaruka, nzabisobanura mu magambo arambuye, ndetse Yesu Kristo nagaruka, abazaba bakiriho abo bantu bazaba barangiriweho n'igihe cy'ubuntu bw'agakiza twahawe na Kristo. Ni ukuvuga ngo abazarimbuka bazarimbuka, ariko nanone abazaba barapfuye nabo bazazuka. Bishatse gusobanura yuko
imperuka idasobanura kurimbuka kw'isi nk'uko bamwe bagenda babivuga cyangwa se babisobanura, ahubwo imperuka ishobora kuba isobanuye kuva mu mubiri kwawe, ariko nanone ikongera igasobanura kugaruka kwa Yesu Kristo, kuko imperuka isobanura iherezo ry'ubuntu bw'agakiza duhabwa na Yesu Kristo buzarangizwa no kugaruka kwe, ubwo atazabazamwe noneho n'ubuntu, ahubwo azabaje gushyiraho iherezo ry'ubuntu. Abamwizeye bakamwakira bakagendera mu nzira yaberekereye, bazabone ubugingo buhoraho ndetse bazabane mu bwami bw'amahoro nk'uko Bibiliya ikomeza igenda bitubwira. Shalom shalom, mukomeze mugira amahoro y'Imana, kandi twagusaba gushigikira iyi channel Gorilla Gospel TV kugira ngo ukomeze wumve ijambo ry'Imana ry'ukuri kandi ritagize icyo rigabanyaho n'icyo rikuramo. Imana y'amahoro nikomeze baho umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.